watanze umwana wawe waducungure ku musaraba mubi w'isoni arababazwa azira ibyaha byacu wowe uri mu ijuru mwami ishimwe ni ryawe mwami reka tugushime kuko urabikwiriye ishimwe ni ryawe mu mahanga yose wahawe ubutware ni wowe twereza shimwa gitare reka tugushime kuko urabikwiriye ishimwe ni ryawe mu mahanga yose wahawe ubutware ni wowe twerereza shimwa gitare iyo dukoze ibyaha tukagusaba imbabazi uratubabarira kuko udukunda nk'abana bawe niyo mpamvu tugushima wowe uri mu ijuru mwami ishimwe ni ryawe mwami reka tugushime kuko urabikwiriye ishimwe ni ryawe mu mahanga yose wahawe ubutware ni wowe twerereza shimwa gitare reka tugushime kuko urabikwiriye ishimwe ni ryawe mu mahanga yose wahawe ubutware ni wowe twerereza shimwa gitare wowe uri mu ijuru ishimwe ni ryawe amahanga yose nagushime kuko urabikwiye reka tugushime kuko urabikwiriye ishimwe ni ryawe mu mahanga yose wahawe ubutware ni wowe twerereza shimwa gitare reka tugushime kuko urabikwiriye ishimwe ni ryawe mu mahanga yose wahawe ubutware ni wowe twerereza shimwa gitare isi nta munoza nta munezero wayo nta gukira kutagira ibibazo isi nta munoza nta munezero wayo nta gukira kutagira ibibazo
ubu nubwo ushavuye kandi ukaba ubabaye, jya wibuka ko Yesu ubwe nawe yabinyuzemo. Ubu nubwo ushavuye kandi ukaba ubabaye, jya wibuka ko Yesu ubwe nawe yabinyuzemo. Ubwe yarababajwe arageragezwa, byose yarabitsinze. Ubwo yatsinze nanjye azansindishiriza. Ubwe yarababajwe arageragezwa, byose yarabitsinze. Ubwo yatsinze nanjye azansindishiriza. Kwihangana yagize kwamaye gucungurwa, Yesu nukuri ntacyo namuburanye. Kwihangana yagize kwamaye gucungurwa, Yesu nukuri ntacyo namuburanye. Ibyuya n'amaraso n'ikamba ry'amahwa yambitswe, byambereye igitambo cy'iteka. Ibyuya n'amaraso n'ikamba ry'amahwa yambitswe, byambereye igitambo cy'iteka. Ubwe yarababajwe arageragezwa, byose yarabitsinze. Ubwo yatsinze nanjye azansindishiriza. Ubwe yarababajwe arageragezwa, byose yarabitsinze. Ubwo yatsinze nanjye azansindishiriza. Ubwe yarababajwe arageragezwa, byose yarabitsinze. Ubwo yatsinze nanjye azansindishiriza. Yesu mwizere, niwe byose kumufite. Yesu mwizere, niwe byose kumufite.
dufite imana imwe gusa dufite umufasha umwe Yesu nta wundi twizera niwe gusa nta wundi twiyambaza niwe gusa dufite imana imwe gusa dufite umufasha umwe Yesu nta wundi twizera niwe gusa nta wundi twiyambaza niwe gusa ahora ukomeye araseruka niwe data ahora twitaho niwe mana ifite imbaraga muze tumushime arakomeye dufite imana imwe gusa dufite umufasha umwe Yesu nta wundi twizera niwe gusa nta wundi twiyambaza niwe gusa dufite imana imwe gusa dufite umufasha umwe Yesu nta wundi twizera niwe gusa nta wundi twiyambaza niwe gusa mu byago no mu kubiraza n'Imana itwibagirwa isezerano muze tuyishime kuko ni nziza aho yadukuye harakomeye dufite imana imwe gusa dufite umufasha umwe Yesu nta wundi twizera niwe gusa nta wundi twiyambaza dufite imana imwe gusa dufite umufasha umwe Yesu nta wundi twizera niwe gusa nta wundi twiyambaza niwe gusa dufite imana imwe gusa dufite umufasha umwe Yesu nta wundi twizera niwe gusa nta wundi twiyambaza niwe gusa nta wundi twizera niwe gusa nta wundi twiyambaza niwe gusa bagumeho isato nziza ko mbona murakaye se ko mbona mundakare hari ikibazo isato nziza messengers bagaruke se baragaruka mukanya ahubwo munyemerere dukomeze guha ikaze abantu batandukanye tugiye tubana nabo hari abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abari kuri Extra Mile turabakiriye cyane abari ku Murinzi TV turabakiriye cyane Imana ibahe umugisha ni nako kandi nkomeza nakira amakorari atandukanye nkuko nagiye mbibabwira aragenda agera hangaha munyemerere muri aka kanya twakire korali yaduteguriye umunsi udasanzwe nk'uyu nguyu umunsi tuzana amashimwe mu nzu y'Uwiteka umunsi tugaragaza ibyifuzo byacu imbere y'Uwiteka umunsi tubasha kwerekaho Uwiteka imigambi yacu mu mwaka utaha wa 2025 korali abahamya ba Yesu aho muri mwegereje kugira ngo tubakire abahamya ntabwo bari kubareba mutambuke muze hano imbere mutambuke muze hano imbere kanebe abantu bagezanga twatangiye igitaramo aho muri namwe muzamura ikiganza
ko mutazamura abantu b'inyuma se mwahageze twatangiye igitaramo mwaretse kwijijisha tukabakira munyemera abantu twatangiranye igitaramo twakira abantu babashe kugera aha ngaha twatangiye igitaramo tubakire ngo iki Imana ibaho umugisha kandi intego yacu nuko muri iki gitaramo nta yindi uretse iyo kuzamura amashimwe tugashima Uwiteka akaba ari nayo mpamvu ngira ngo ndarike buri umwe wese mubaje twatangiye yuko ugomba kuba ufite ishimwe ku mutima. Niba udafite ishimwe ku mutima ndakeka yuko umwaka wose waba warakubereye imfabusa, kuko ndakeka ko nta muntu ushobora kumara umwaka wose adafite icyo ashimira umwami Imana. Ngira ngo Mariya we yagaragaje uburyo bwo gushima, afata amafaranga yose yari yarakoreye mu gihe cy'umwaka, arangije uko yabigenje murabizi, yayaguze amavuta ahumura neza, arangije ajya mu rugo Yesu yararimo, arangije ayo mavuta yasuka ku birenge bya Yesu. Ndizera yuko nawe hari ingamba nyinshi wahize ubwo mwaka wajyaga gutangira, hari byinshi wagiye unyuramo ukavuga ati Uwiteka niwandenza ahangaha nzabasha kugushima. Ibyo byose gerageza ubyibuke kuva mu kwezi kwa mbere. Hari benshi mwanganaga batakiriho babashe kuva muri uyu mubiri, hari benshi mwanganaga bahuye n'ibibazo birenze n'ibyo wahuye nabyo, ariko uracyahagaze ushima Imana. Reka dufatanye gushima Uwiteka. Noneho munyemerere abahamya ba Yesu muri kubabona se? Muri aho abahamya ba Yesu muri kubabona? Ngaho mubakire, tubakire ngo iki? Bambaye neza, ni sinzi umuntu kavuze ati bambaye neza rwose. Kandi munyemerere Choral de Clarion Call, sinzi niba babashe kuba bahageze. The Clarion Call, aha ndababona aho muri muhaguruke mwegere juru, namwe murebe iteraniro tubakire. Hari n'uwari warakaye none hatangiye guseka. The Clarion barahari kandi baraziririmba zose, tubakire ngo iki? Abahamya ba Yesu mu ndirimbo enye, ni nako kandi barasoza indirimbo enye. The Clarion Call nabo bahageze mu ndirimbo enye. Twibuka intego y'igitaramo ni Thanks a Ton, uburyo ki ushobora gushima ndetse amashimwe yawe ntubashe kuba wayabara, ukagenekereza ukabasha kuvuga ati amashimwe mfite ikintu kinini nabasha kuyageranya nacyo ni toni, kuko ntabasha kuyishyigura. Ndizera buri umwe wese uri ahangaha afite amashimwe aremereye umutima we, abasha kubangana cyangwa se arenze toni. Abahamya ba Yesu mu ndirimbo enye, The Clarion Call mu ndirimbo enye.
twarashikamye kuko tuzi neza aho tugana, twarashikamye kuko tuzi neza aho tugana. Bahamya ba Yesu duhaguruke dukore n'umwete dutsinde umwanzi, tugire ubwoba duhagaze mu masezerano, tugire ubwoba duhagaze mu masezerano. Tugeze ikubwineza yayo, turakomeje ntiduteze gusubira inyuma, turakomeje ntiduteze gusubira inyuma. Bahamya ba Yesu duhaguruke dukore n'umwete dutsinde umwanzi, tugire ubwoba duhagaze mu masezerano, tugire ubwoba duhagaze mu masezerano. Bahamya ba Yesu duhaguruke dukore n'umwete dutsinde umwanzi, tugire ubwoba duhagaze mu masezerano, tugire ubwoba duhagaze mu masezerano, tugire ubwoba duhagaze mu masezerano, tugire ubwoba duhagaze mu masezerano. Abahamya ba Yesu dufite indirimbo yo guhimbaza no gushimira Uwiteka uyu munsi, tumaze imyaka itari mikeya duhamya iby'uwo witwa Yesu. N'uyu munsi turahamya tuzamuye amajwi yacu mu ndirimbo tugusingiza uwera Uwiteka, ukuboko kwawe kwabanye natwe. Uyu munsi
gusubira inyuma no gucogora kwa bamwe muri twe, ariko umurimo wawe ntiwahagaze. Tuzamuye amajwi yacu mu ndirimbo tugusingiza, uwera Uwiteka, ukuboko kwawe kwabanye natwe. Uyu munsi duhamye neza ishi yawe, Mana yabanye natwe kugeza none. Nguyu turirimba amashimwe, turiho turategura isi igitaramo gikomeye, aho tuzishimira kunesha dutsinze urupfu n'icyaha. Kuzaburaho harubiza mu ndirimbo tugusingiza, uwera Uwiteka, ukuboko kwawe kwabanye natwe. Uyu munsi duhamye neza ishi yawe, Mana yabanye natwe kugeza none. Tuzamuye amajwi yacu mu ndirimbo tugusingiza, uwera Uwiteka, ukuboko kwawe kwabanye natwe. Uyu munsi duhamye neza ishi yawe, Mana yabanye natwe kugeza none. Humuriza abantu banjye, babwira amagambo y'umuzuro. Dore amahanga arihebye, benshi batakaje ibyiringiro, icyizere cyabaye ingume, imitima yuzuye w'inguma barihebye. Ibi bihe dusohoyemo si byo kudamarara, ni ibihe twibaza ko bizaba isi